Muraho neza abakunzi bacu hari abadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini, ugira uhita ubibonera ku gihe wazagerwaho wakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga linki. Nkibutsa ko ushaka kode uratwandikira cyangwa kuduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, utubwira akarere wifuza gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ukaba ufite akazi katakwemerera kuza ngo twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho wakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Areba ngo birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo utambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba aribwo bwa mbere dukosora ikizamini iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo ubwo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. Iyo ubonye kino cyapa abari kuza bagusanga nibo batambuka mbere, kubera ko urebeye kwa bino birango biri mwa kino cyapa ni umutuku n'umukara. Umutuku uri iburyo, uri kubona ni wowe uri kujya imbere, uri mu mutuku, mu gihe abari kuza bagusanga bari mu mukara, ubwo nibo baratambuka mbere yawe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Byo ntabwo nakubwira ngo biba bimeze ute, kuko mu byapa byo gutambuka mbere nta na kimwe gisa n'ikindi. Ariko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Urasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko ibyapa ukunda kubibaza. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ugakanda subscribe hasi, nazakiraho iryo somo ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira
mu ruhande rugenderwamo icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: habaye impanuka, ikimodoka kinini kigwa mu muhanda kirawufunga, hari imirimo iri gukorwa mu nzira nyabagendwa. Cyangwa se ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko banabereka aho muranyura hategetswe muri gukikira. Bashyiraho rero ikimenyetso. Ese kirangwa no kuba gifite amabara asa ati? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara, sega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu bara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo namaze kubivugaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kubyitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru kuko bashyiraho ibyapa bitegeka. Ese ibyapa bitegeka birangwa no kuba biteye ku buhe buryo? Biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ari byo bavuze hano, n'ikirango cy'umweru. Kuko no mu kibazo bavuze ngo ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero bashyiraho n'icyapa gitegeka. Kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo A. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kwibutsa ko ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Aravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kubyitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Murabizi bino byapa aba ari icyapa kiranga. Genda ujye kureba video y'ibyapa byo ku mihanda urahita ukibonamo, urebe n'ukuntu kimeze, n'ibibazo babazaho biba biri muri iyo video. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ibimenyetso by'amabara asate aravuga ngo umweru n'umukara. Mbega ngo umutuku n'umukara. Sega ngo ubururu. Mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri washatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kubyitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa haba harimo mu kirango imodoka ebyiri, iy'umutuku n'iy'umukara. Biba bivuze ko ntabwo wemerewe kudepasa imodoka uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Byuba wabidepasa cyangwa uba wabinyuraho, ariko ntabwo wemerewe kudepasa imodoka. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Genda urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda
kuri Rwanda Driving College TV, uramara kuyireba ibi byapa byose wabibonye, nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Ese icyo cyapa kirangwa no kuba gifite ubuso busa bute? Aravuga ngo umweru, umukara. B kavuga ngo umweru. C ngo ubururu. D kavuga ngo umutuku. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru, nta kirango kigira. Ntuzakitiranye na kiriya kivuga ngo ntihanyurwa. Kiriya kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, kuko iyo kibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Iki ngiki cyo kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Kikarangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango gifite. Icyo rero nicyo kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ko kiba gifite ubuso bw'umweru. Ndakeka ko uramutse utamo B, ndakeka ko uramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga, ese kino cyapa urabona gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niba batavuga ngo bw'umweru bazakoresha ngo bwera, byose uzamenye ko ari kimwe. Kino cyapa gisobanura rero mu byapa byo ku mihanda, ariho ngo aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho imihanda ihurira, inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi nujya mu kizame cyawe, ku bibazo baguhaye byerekeye ku byapa, baguhaye amashusho, ntabwo bikunze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo ibi gisubizo cy'ukuri. Ariko hano ho kino cyapa tuzi ko gisobanura ifungana ry'umuhanda, ko n'umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere uba muto, kandi bitewe n'uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, byose bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Kino cyapa rero urasubiza ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari ifungana ry'umuhanda wabonyemo nka bino bisubizo bine baduhaye ntayo. Niyo mpamvu twahise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, tugahitamo D. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D. Ndakeka ko nibakiguha noneho mu bisubizo bine bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda, urahita ugihitamo ukagikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Areba ngo kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Beka ngo kugabanya umuvuduko, hanyuma ugakoresha amatara magufi. Sega ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugendera mu murongo, ugabanya umuhanda mo kabiri, unareba ibimenyetso by'umuhanda, unareba aho ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ese hano urundi igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. A ntabwo ari igiso cy'ukuri. Kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, ucunga ibimenyetso bigarura urumuri, ntabwo ari igiso cy'ukuri. Ndetse na D ntabwo ari igiso cy'ukuri. Kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri.
hari iso cy'ukuri ni B, uba ugomba kugabanya umuvuduko. Nujya mu kizami ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba guhagarara, ntabwo ngwiye ko 100% aba ari ibisubizo by'ukuri, ariko nka 80% iyo ubonye nta kindi wahitamo wizeye, iyo ugihisemo gikunda kuba ari igisubizo cyanyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira ibanga ryo kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Hari uturi mu mbavu z'ikinyabiziga, hari uturi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga. Hano batubajije ngo turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga, ese tuba tugomba gusute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo n'umuhondo, mbega ngo n'umutuku, sega ngo n'umweru, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni C. Uturi ku ruhande rw'imbere tuba tugomba gusa umweru, naho turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo. Niba tukubaza mu kizamura akora mu kanya bakubajije ngo turi mu mbavu z'ikinyabiziga, uhita umenya ko uravuga ko tuba dusa umuhondo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bw'umweru cyangwa se ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa rero gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ese kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Ariho ngo birabujwe guhindukira, mbega ngo birabujwe gusubira inyuma, sega ngo umuhanda unyerera imbere, mbega ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, birabujwe guhindukira. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo. Wari uri kugenda uri gukata imbere, uri gukomeza imbere, ntabwo wemerewe kuba wahita ukata ngo usubire inyuma iyo wari uri kuva. Kikaba kivuga ko bibujijwe guhindukira, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva ko iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo binakorohera ko wahita umenya igisubizo cya nyacyo. Ibyapa bibuza birabujwe guhindukira, urumva ko bijyaniranye. Ndakeka ko muzitamo A, ndakeka ko muzikandika ku papuro utari wahisemo. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari izacu ntitugomba kuzikoresha he? Ariho ngo hari ibimenyetso bimurika, ubwo ni ku maferuje. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. C ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahariho hose, haba hari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose, waba utwaye ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'undi muvuduko wose waba utwayeho. None hano ho impamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, batubwiye ngo ahari ibimenyetso bimurika wajya uhagera, ntukoreshe telefoni, ahandi ukayikoresha. Waba utwaye kuri kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, waba utwaye kuri kilometero 40 mu isaha ugakoresha telefoni, urumva nabwo ntabwo cyaba igisubizo cy'ukuri B. Se ivuga ngo A na B ni ibiso by'ukuri, nayo ntiyaba igiso cy'ukuri, ko tubonye ko ibyo hejuru bitaba ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikire kuri 0789 335 16 ufashe ko na kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi, tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, turakwigisha ku buryo tuba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Mu ndimi z'amahanga nibyo mwita kudepasa. Bibujijwe gusa igihe byagenze ute? Arangwa igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Sega ngo ikibanyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, mu gihe kuri D handitse ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa mu gihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda. Iyo ucagaguye uba wanyuranaho, ariko uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo udacagaguye ntabwo wemerewe kunyuranaho. Niyo mpamvu hano duhisemo B. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko muzi rero B. Ndakeka ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Bizikuruwe n'ibihe binyabiziga? Arango velomoteri, mbega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Igiso cy'ukuri kizaba ikihe? Kuko hari igihe ubona bahisemo B cyangwa ukabona bahisemo D. Hano impamvu bahisemo D nuko kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ariko niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uzahitamo B. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite uzahitamo D. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite uzahitamo icyo gisubizo kivuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo kizaba ari igiso cy'ukuri. Niyo mpamvu hano ari ingenzi kuba waza tugakosorana kino kizami, kuko dukosora ikizami turi kugenda tugusobanurira tuntu tw'uducenga tuba turimo kugira ngo nugerwaho uzakorere umwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu ntera ingana iki? Ano matara maremare akaba yamurika mu ntera imwe mwizi ntera bagiye kuduha hano hepfo. Araba ngo muri metero 100, mbega ngo metero 75, sega metero 25, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizira ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Muri metero 75. Noneho amatara yo kubisika nayo aba ari muri metero 40, ariko ano yo ni muri metero 75. Ubonye ibibazo byerekeye ku matara no ku bipimo no ku burebure biri kukugora, ubyandika muri komenti ugakanda subscribe hasi, nazabishyiraho ukazahita ubibonera ku gihe. Ariko nubwo wabona nta kintu kiri kukugora, kugira ngo ujye ubona kino kizame kiba kimaze gukorwa, ujye wibuka gukanda subscribe ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri, ariko hari igihe uzabona bavuze ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, hariya bavuze ngo isuzumwa rimwe mu mezi 6, hari igihe bakikubajije neza kimeze gutya ariko bagashyiraho ngo mu mwaka, uzahita uvuga ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, kuko mu mezi 6 nibwo bakora ibino binyabiziga biba byakorerwa isuzumwa. Ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bino bidutwara, bino binyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Mu gihe kuri se batubwiye ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara ibinyabiziga, ibyo bikorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Rero niyo mpamvu hano twahisemo ku igisobanuro cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko muzitamo rero D, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo, n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Amabara asate aravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, wabusa ubururu, kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka. Iyo batakoresha ibitegeka bakoresha ibiranga, n'ubundi nabyo birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bari bakubwiye ku buso tuvuze ubururu, aho ni ku byapa bitegeka. Iyo ari icyapa kiranga kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, urumva nacyo n'ubundi ubuso buba ari ubururu. Mugende murebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, murajya kuyirangiza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Nka kiriya kiranga kiba cyanditsemo amagambo avuga ngo deviation, cyo kubwira ko bayobyeje umuhanda, kiba gifite rero ubuso bw'ubururu. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Urabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, ariko ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Areba ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, mbega ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, nko mu mwinjiro w'isoko n'ahandi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Tegereze neza, icyapa dufite gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, B ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C bakatubwira ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A. Ibonye kino cyapa ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, nta kindi kintu bongeyeho, ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko muzwitamo A, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose
ese ni ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Se ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri de batubwiye ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ibihe binyabiziga bishobora kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se ibinyabiziga ndakumirwa. Harimo nka za ambulance, mujya mubona ko nka ambulance bifite riratara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko mujya muribona kuri za ambulance, kandi ambulance iri mu binyabiziga ndakumirwa. Niyo mpamvu hano duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Kibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishobora kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara biratukura bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibintu bimeze, cyangwa bitewe n'ukuntu igihe kimeze. Hari igihe cy'ibihu, cyangwa se hari igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa se akaba ari igihe cy'umwuzure. Ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200 imbere ye. Rero bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba gifite, ntuzabigireho ikibazo. Mbega ngo uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'umunsi. Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, handitsemo 50. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabukubwira umaze guhitamo iso cy'ukuri. Gisobanura iki? Aravuga ngo umuhanda urombereje wice byinshi ku birometero 50. Mbega ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Sega ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura iso cy'ukuri nta kindi ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Iyo ubonye kino cyapa kimubaho ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye imbere yawe ntabwo wemerewe kurenza kilometero 50 mu isaha. Iyo harimo 60 ntabwo wemerewe kurenza 60. Bagenda bashyiramo umuvuduko bitewe n'ahantu ugeze. Bino byo mukunda kubibona no mu nzira nyabagendwa. Ndiza ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Duhamagare cyangwa utwandikire niba hari ikibazo wagize tugusobanurire. Serivisi yo gusobanurira ni ubuntu. Ushaka kode tubwira akarere, utubwira itariki, utubwira isaha, twandikire kuri 0789 355 cyangwa uyiduhamagareho tubigufashemo. Ikindi ndabakunda cyane. Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe